Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byanyendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Umugoroba mwiza, nshuti bakunzi ba Country FM, ariko by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro cyacu aricyo cyanyu, ikiganiro cyitwa ijuru ntirikorerwa. Uyu mugoroba nanone tunejejwe no kubana namwe kuri aya masaha ya saa 2 kugera saa 3. Ndabizi mwari mudutegereje, ariko natwe twabazirikanye ntago twishe gahunda, n'uyu munsi turahari. Ndabizi hari na bene data baba badukurikiye, ariko n'abandi b'inshuti zacu abakunda kuduhamagara bakatuganiriza tukabana muri iki kiganiro. N'ubundi tubahaye karibu, ndetse nk'uko bisanzwe ntago mba ndi jyenyine, ahubwo n'uyu munsi turatangira tubibwira nyine nk'ibisanzwe kugira ngo mumenye nabo muri kuganira abaribo. Nje mwatangiye rero kumva ni Bizimana Damascene kuri mikoro ya mbere, ariko ntago ndi jyenyine muri studio, ahubwo ndi kumwe na bene data, nabo nabaha umwanya bakagenda babibwira kugira ngo nabo mubamenye. Karibu bavandimwe. Ndabasuje bene data, dusangiye ubuzima muri Kristo Yesu, ndetse n'abandi batarabona ubwo buzima bukomoka ku Mana, ndetse namwe turabashuhuje. Ariko nta kindi kitubesheje hano no kugira ngo tubabwire inkuru nziza ikura umuntu mu rupfu, ikamuha ubugingo buhoraho, akaba mu isi yizeye ubugingo buhoraho, cyangwa akaba mu isi afite ijuru bidasubirwaho, akabona umunezero udashira, cyangwa akabona ibyishimo bitagira akagero. Nanjye muri kumwe cyangwa tuza kuza kubana na bene data muri iki kiganiro nitwa Eric&David. Imana irakomeza kuduhaza ibyiza yaduteguriye uyu munsi. Amen. Nanjye nitwa David, nyine mfite ishimwe maranye igihe kinini, nakuye mu gukira urupfu rw'iteka. Yego. Nageze mu ijuru mu buryo bw'umwuka ndi muri Kristo Yesu, nuko numva impagarara zinshizemo, numva ngize amahoro, kandi n'amahoro adashira. Yego. Kandi amahoro nanone adashingiye ku bigaragara by'inaha, adashingiye ku by'isi, adashingiye kuri buri kimwe cyose abantu ahubwo basanzwe bayashakiramo. Biranyuranye cyane, kuko iyo umuntu atarayabona agira ngo yayakura mu mafaranga, yayakura mu bukwe, yayakura mu muziki, yayakura muri korari, yayakura mu mugore cyangwa mu mugabo, yayakura mu ndaya, yayakura mu biryo, yayakura muri style yambaye, yayakura mu icupa, yayakura ko bajya bashakirayo. uzi ko ayabura mu rugo akajya kuyashakira mu kabari, akagira ngo hari ahandi hantu, ariko n'ukuri amahoro abonerwa muri Kristo. Ibyo bintu byose icyiza nashimye nuko ntayo n'ubundi umuntu birangira atayabonyemo, ahubwo akagenda arushaho kubona makuba aho kubona ya mahoro yagiye gushakirayo. Rero nkuko bavandimwe bakomeje kubivuga, n'ubundi turahangaha kugira ngo tubwire abantu isoko y'amahoro, tubwire abantu aho baruhukira, tubwire abantu inkuru bumva bayemera bakaruhuka, imitima yabo ikagubwa neza kuva umunsi bayemereye kuzagiza iteka ryose. Ibyo ariko ni igice kimwe cya hano ku isi, nyamara ni nabyo bikomeza no mu bugingo buhoraho, ku buryo umuntu aba mu buzima afite amahoro,
atafite amafaranga, abamwe ubuzima afite amahoro nubwo yaba adafite umugabo cyangwa umugore, akabamwe ubuzima afite amahoro nubwo yaba adafite ibyo kurya byinshi cyangwa imyenda myinshi, akabamwe ubuzima ariko nanone yava no mu buzima agakomereza mu mahoro yo mu ijuru iteka ryose. Rero rwose natwe tubereye ahangaha kugira ngo tubagezeho iyo nkuru, tubagezeho ayo makuru. Basi umuntu wabuze amahoro, umuntu ushaka kunezerwa, umuntu ushaka ibyishimo, tumubwira aho yabikura, ariko akabigira kuri ubu akazana bikomezanya na nyuma yuko ava mu y'umubiri. Amen. Urakoze cyane muvandimwe, uvuze ku kintu cy'amahoro, uri kuvuga ko ubutumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza kuba mukiranutsi ku isi, kuba ku isi uzi ko ufite ibyiringiro byo kuzabana n'Imana, uvuze ko ari cyo kintu umuntu atunga kikamuhesha no gutunga amahoro. Mpise numva nsobuje bene data bose bameze uko kuntu, bafite ubwo buzima, baboneye amahoro muri iyi si, ariko biturutse kuko batunze gukiranuka kw'Imana, biturutse kuko batunze ibyiringiro byo kuzabana n'Imana iteka ryose. Ndabaramukije rero abaduteze amatwi, ndabasuhuje cyane, baba bari kuri Simerwa, abari Kamembe, abari Nyamasheke, abari Kigali, abari Karongi, abari Butare. Uvuze kubasuhuza ndibuka ejo Karexte arasuhuza abera bose. Yego. Karexte mwene data uteranira Karama w'i Kigali yarambwiye ati ku by'umwihariko uzasuhuriza abera bose bo ku isi yose kubera ko aho hantu muba muri humbwa n'isi yose. Yego. Rero ubwo izo ntashyo n'abandi bene data bose turabasuhuje rwose, bakomeze bagubwe neza mu buturo bwera mu ijuru bagabiwe na Nyagasani. Nibyo muvandimwe mwakomeje kuvuga amahoro, ariko nakomeje kwibuka amahoro Imana itanga ari nayo Yesu yahamije ubwe. Ariko yari ari kubwira abakiranutsi cyangwa abantu bamaze gukira urupfu rw'iteka. Yego. Yaravuze ngo mbahaye amahoro yanjye, ariko sinyabahaye nk'uko isi yatanga. Byumvikane ko isi cyangwa n'ubutekereza umuvandimwe wawe yakubwira ko hari icyo aguhaye cyangwa yakubwira ko aguhaye amahoro, ariko si amahoro nyamahoro, si amahoro nk'ay'Imana itanga. Ni amahoro umuntu atunga nyine akaba mu isi atekanye, akaba mu isi afite umutekano. Urumva cyane cyane ikintu kikunda ko ubundi ikintu gituma umuntu aba mu isi yumva adafite amahoro nuko gusa agifite urupfu rw'iteka mu mutima we. Icyo nicyo kintu, uko niko kubura amahoro. Nubwo abantu bajya bibeshya bakavuga ati wenda amahoro umuntu yashakira mu bifatika, umuntu akaba afite ibi n'ibi nibwo atunganye, ariko uko umuntu arushaho kunguka byinshi ahubwo arushaho kubura amahoro. Ugasanga nyine umutekano urabuze, ugasanga ubuzima bwiza burabuze, ariko amahoro nyamahoro nayo Umwami atanga, ariko kandi ntagayagaba cyangwa ntagayatanga nk'abantu, ahubwo ni Imana nyine yatanga, ariko umuntu akaba mu isi yishimye. Nicyo rero kitubesheje hano kugira ngo natwe tubamenyesha ayo mahoro Imana itanga, kandi ikayatanga ku buntu nta kiguzi. Nibyo rwose muvandimwe, kuko ni Yesu wabivuze, yavuze ko nta mahoro umunyabyaha. Ubwo umuntu duteze amatwi ariko akaba yumva abuza amahoro mu mutima we, icyo kimubera igihamya cy'uko ari umunyabyaha. Ariko anitekerezeho yumve, atega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Hari igihe nawe byaza kurangira amahoro atashye mu mutima we, hari igihe byaza kurangira amenya uburyo yakiyunga n'Imana akabana nayo amahoro, kuko nyine niyo yavuze ko nta mahoro y'umunyabyaha, kandi nyine ntushobora kuyagira ugifitanye n'Imana ikibazo. Turanezerewe rero, kandi nanone turakomeza no gushimira Imana uko tugenda tunaganira, ariko cyane ibyo tuvuga n'ubundi tubihamirisha ijambo ry'Imana, cyane ko burya ibitekerezo byanjye, ibitekerezo byawe wowe duteze amatwi, burya ntibyaba bizima, ariko ikizima kiba gihari ni ijambo ry'Imana. Ngo niko kuri. Burya umuntu nyine ashobora we kuvuga nk'umuntu, ariko ijambo ry'Imana ryo rivuga nk'uko Imana nyine ivuga. Ubwo n'umuntu uri kutwumva, ibi bintu tugiye kuvugira ahangaha ni ibintu Imana yahamije ikanabyandikisha, bitandukanye n'igipinda abantu bajya baterwa. Uyu munsi turifashisha amagambo aboneka muri Yohana ibice 6. Ubwo abafite Bibiliya badukurikiye bazitore tujyane. Yohana ibice 6, umurongo wa 22 turasoma tugere kuri 29.
abahabonye tujyane. Ndasoma muri Bibiliya yera, abwo abavandimwe nabo bafite izindi Bibiliya nazo turaza kuzikoresha, kuko hano turazikoresha zose, yaba yera yaba intagatifu yaba biri ijambo ry'Imana, zose nta kibazo tugerana na Bibiliya. Ubwo n'umuntu wenda wari uri kucyumva kumva wenda Bibiliya yiwe siyo bavuze, hari ukuntu Bibiliya abantu bameze nk'abazigabuye. Bamwe bakavuga ati yacu ni yera, abandi ati yacu ni intagatifu. Ariko burya ikintu cyera n'ikintu gitagatifu byose biba ari kimwe. Tuzikoresha zose rero kugira ngo buri wese yiyumve mu kiganiro, ntaze kuvuga ati ko nacyumvishe ni ikiganiro ni cyaba abantu bakoresha Bibiliya yera cyangwa bakoresha intagatifu. Reka dusome. Bukeye twasomye muri Yohana 6:22 kugera 29. Bukeye bwaho iteraniro ry'abantu benshi ryari rihagaze hakurya y'inyanja. Bamenya yuko hari ubwato bumwe gusa, kandi ko Yesu atikiranye n'abigishwa be mu bwato, ahubwo ko bagiye bonyine ubwabo. Nuko ayandi mato avuye i Tiberiya amaze kwambuka, afata bugufi bwaho baririye ya mitsima. Umwami Yesu amaze kuyishimira. Nuko abo bantu babonye yuko Yesu n'abigishwa be badahari, bikira muri ayo mato ubwabo bajya i Kaperinawumu kumushakirayo. Bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza bati, mwigisha waje hano ryari? Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma mushaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Baramubaza bati, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu, ni uko mwizera uwo yatumye. Amen. Yego, Imana ishimwe. Reka nsome no mu Bibiliya ntagatifu. Yego. Haravuga ngo bukeye ya mbaga y'abantu bari basigaye hakurya y'inyanja, babona ko nta bundi bwato bwari buhari uretse bumwe gusa. Bari bazi kandi ko Yesu atari yabugiyemo hamwe n'abigishwa be, ahubwo ko abigishwa bari bagiye bonyine. Icyakora andi mato yari yaturutse i Tiberiya hafi y'aho bari baririye imigati. Ya mbaga y'abantu ibonye ko Yesu n'abigishwa be batagihari, bajya mu mato bagana Kafarinawumu kuhashakira Yesu. Bamusanze hakurya y'inyanja baramubaza bati, mwigisha wageze hano ryari? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko ntimunshakira ko mwabonye ibimenyetso, ahubwo muranshakira ko mwariye imigati mugahaga. Nimujye mukora mudaharanira ibiribwa bishira, ahubwo nimuharanire ibiribwa bihoraho mu bugingo bw'iteka, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko ari we Imana Data yashyizeho ikimenyetso. Baramubaza bati, twagenza dute kugira ngo dukore iby'Imana ishima? Yesu arabasubiza ati, igikorwa Imana ishima ni uko mwakwemera uwo yatumye. Amen. Imana ishimwe kuko yandikishije ijambo ryayo bavandimwe, ariko ikanarihishura nyine. Ni ubuzima nyine n'ubundi Imana ikomeza guhishurira abakiranutsi, ariko n'abandi bose bafite imitima yo gushaka Imana. Mu bigaragara rero hano mu magambo twasomye humvikanamo inkuru za Yesu, ariko hejuru mu mirongo tutasomye kuko Bibiliya yose ntitwayisoma bijyanye n'umwanya tuba dufite. Harimo ikiganiro kibanza mu mirongo ibanza,
aho Yesu yari yahagije abantu 5,000 urumva n'abantu bari baje kumva ubutumwa bwiza bakunze ibiganiro bya Yesu noneho igihe kiza kugera ko bakenera n'ibyo kurya Yesu rero agerageza gutubura ibyari bihari abantu bararya barahaga urumva cyari gitangaza gikomeye kuko yifashishije bikeya byari bihari ariko abasha guhaza abantu benshi ariko bukeye abo bantu ngo nubundi yari yarayakoreye ibyo bintu bagaruka kumushaka bamucungira hahandi baramucunga hahandi ariko nabyumvise David kuva kera abantu bamye bashaka Imana ariko bikanumvikana neza ikintu dora tubwira abantu igituma umuntu ashaka Imana nuko umuntu adafite Imana yego igituma umuntu ashaka Imana nuko yatakaje Imana aza kuyishaka rero biturutse kuko yagize gute ntayo afite ubwo kiba n'igihamya cyuko atari abantu b'Imana kuko ntiwaba umuntu w'Imana udatunze Imana ntiwaba umuntu w'Imana utabarirwa mu bantu bafite Imana n'ikimenyimenyi cy'ibyo bintu nawe uracyayishaka ntitaye ku myaka umaze uyishaka abumwe 2 10 nta Mana ufite kuko n'ikimenyimenyi uyishaka iyo bakubwengiriye ikanyarira ujyayo umuntu ajyayo da bakubwira kizabonwa ukajyayo bakubwira ati none mu mashyuzi irahari ukajyayo bakubwira Karumeli ukajya ahantu hose bakubwiye ati hari Imana usimbukirayo ndetse hari n'igihe usanga idini wayobotse utekereza ko igiye kugushyikiriza Imana wumva utarayishyikira bakubwira ati hari indi yaje rero hari indi dini ryaje noneho rifite Imana gikora n'ibitangaza burya nicyo kijya gituma abantu bajya bahitura n'amadini akava mu idini akajya muri ashaka Imana ariko burya sibyo kuko n'ikimenyimenyi birangira umuntu atayibonye hari n'igihe birangira usanze bene uwo muntu ibintu yarabitaye ku ruhande avuga ati ibintu by'amadini ndabiretse ariko nta kindi nuko umuntu ayoboka ibyo bintu ashaka Imana ariko bikarangira bitamushyikirije Imana gusenga cyane ahinduranya ibyumba ntibimugeze ku Mana igihe kikazagera ukajya ubona umuntu bya bintu yarabiretse abantu rero bakajya bavuga ngo umuntu yaraguye ariko burya ntaba yaguye kuko n'ubundi ntaba yarigeze ahagarara ubundi wagu wari uhagaze cyane rwose baba bameze nk'abari kuvoma ku isoko mbi itamara inyota yego ariko nshimira Yesu wabivuze neza arababwira ati uvoma kuri iryo riba azakomeza kugira inyota ukundi nuko Yesu yabonaga ko iriba abantu bavomaho yaba ari amadini atandukanye Yesu yari ari kwereka ni inkuru Yesu yari ari kuvugana n'umusamariyakazi ni ikiganiro bari bagiranye ari kumusobanurira iby'iryo riba aramubwira ati umuntu urivomaho azakomeza kugira inyota ukundi ndetse umusamariyakazi we yari yaranavomyeho kenshi yaranabimusobanura neza aramubwira ati rero ngiriba nirirerire no kurivomaho biranaruhije bavandi kuvoma ku iriba ritandukanye ari iryo riba watubwiraga mu kanya umuntu ajya kuvomaho ryo mu butayu aho ngaho umuntu abasha kubona Imana ari iryo mu idini umuntu yabasha kubona Imana ikimenyetso simusiga rero kigaragaza ko umuntu atagira Imana nuko nyine ajya kuyishaka nkuko warubivuze yego muvandimwe urumva ariko tunabisobanura igituma umuntu ashaka Imana nuko yitakaje twabivuze ariko se umuntu yatakaje Imana ryari hari igihe abantu bajya bibeshya akagira ngo hari n'igihe yigeze abo wayo ngo haza gutakara ariko burya sibyo umunyabyaha nta gihe aba yarigeze ahura n'Imana Bibiliya ivuga ko atandukanywa n'Imana akivuka ako kanya hari umumama warayumbwiye ko ngo umuntu aba umunyabyaha ari uko atangiye gukora ibyaha sibyo ariko disi nyine abantu nuko babizi ariko nanone niyo mpamvu tukiraha kugira ngo tubabwize ukuri tubabwire ikintu batazi ariko Imana izi umuntu rero yatandukanye n'Imana biciye ku gicumuro cya Adamu Adamu niwe muntu wa mbere Imana yaremye iramurema imushyira mu Edeni
imushyira aho ngaho ariko imuha n'amabwiriza imubwira ibyo agomba gukora imubwira n'ibyo atagomba gukora imubwira muri iyo ngobyi ko harimo igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi katagomba kukiryaho ariko iranamubwira ati rero umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa ariko Imana narayikunze Imana yashakaga kubana n'umuntu ariko itamufashe ku ngufu nicyo gituma yamushyize muri Edeni harimo icyo giti ntigishireho abarinzi imushyirire urupfu n'ubugingo aho ngo yihitiremo ntiyamushyiraho abantu abakumiriza ntiyamushyiraho ikintu kimeze nk'igitsure cyangwa agahato ahubwo imuha uburenganzira nabwo ati rero byiza ni bino ariko ni bibi nibi ibyo uzahitamo ni amahitamo yawe Imana ishimwe ibyo bintu uvuze bitumye nibuka ko ari n'abantu nyine bajya bavuga ngo Imana yabashyize ibintu bibiri imbere ariko ntibaza aho yabibashyiriye imbere aho ngaho uri rero niho Imana yabashyize urupfu n'ubugingo imbere ngo bahitemo ariko irabyerekana uko biri kubisobanura ati dore ibi ngibi ni ubugingo ariko iki ni urupfu yego Adamu rero aza gushukwa na shitani ariko ashutswe na shitani nawe yumva ibyo abwiwe na shitani abigereranyije n'ibyo yabwiwe n'Imana yihitiramo ibyo abwiwe na shitani niko gusuzugura ibyo yabwiwe n'Imana abarayisuzuguye ubwo ni icyaha baragikoze noneho abavutse kuri mwene Adamu bose bavukana ubwo buzima bw'icyaha ni nko kuvukana ubwandu buryo ukomora ku babyeyi ni uko ubwandu bw'icyaha bwaje nuko kuva ubwo rero Imana yahisiza wa muntu yari yaremye ngo yahise imusohora muri Edeni iramuca ubwo abatandukanye n'Imana kuva ubwo umuntu wese avuka atandukanye n'Imana Zaburi ya 58 umurongo wa 4 niko avuga rwose kuva mu ivuka ry'umuntu abatandukanijwe n'Imana na niyo mpamvu hano Yesu nawe baje kumushaka niko twasoma ariko abantu umuntu duteze amatwi anumva icyo akwiriye gushaka kuri Yesu noneho ngo baje kumugera hahandi ntibamubona baperereza amakuru nkuko nawe ujye uyaperereza mu butayu bw'ibuntu kandi kumva bitameze neza ati nta gakuru wandusha k'ahantu Imana iri gukorera neza umuntu yajya akayibona kandi amakuru umuntu arayabona akanajyayo nabo rero bagiye kumureba bagezeyo ariko ngo arabavumbura ntabamenye ikibagenza amenya impamvu bamushaka ikintu gikomeye cyane abantu rero bajya bibeshya ko bakunda Imana umuntu akiruka ubutayu abantu bajya bahora bagenda bakagira ngo ni urukundo rwo gukunda Imana yarasaraye ubura bwarahanye n'umugore abantu bakabona umuntu ari ni umuririmbyi araririmba yitanze imihogo yarashanyaguritse bakagira ngo ni urukundo akunda Imana hari ikindi abashaka Imana irakizi umuntu akaziturira nayo mu rugo agashorera mu rusengero ngo ni urukundo akunda Imana hari ikintu abashaka kindi ariko Yesu we ngarabareba amenya ko nta kindi kibagenza ari imigati arabibabwira nkuko nawe Imana iri kubikubwira aho duteze amatwi muri uyu mugoroba reba neza igituma wiruka ubutayu koko se nyine ni ubugingo buhoraho umuntu aba ashaka nicyo ushaka cyangwa ni inzu cyangwa ni ibisorori cyangwa ni umugore cyangwa ni akazi amashuri ni diporome amafaranga ni perime aho si moto urukumva ushaka kuva ku igare ureke kunyonga usigara wagiserera niba koko atari ibyo bintu bituma usenga kuko urumva Yesu yahise bareba mu mitima icyo nshimira Imana ni ukuntu ireba mu mitima nubwo abantu bo bishuka ku bandi ari naho banabeshyerwa nyine umuntu ukamubona arasenga ntako batagize ukagira ngo koko n'Imana ashaka kandi ubundi umuntu ushaka Imana akwiye kuba arishakira ubugingo ari ubugingo buhora wari gushaka kubera ko ni nabwo bwajyanye n'Imana yego aho wavugiye ko umuntu yahise atakaza Imana amaze kuyisuzugura ubwo yarahise mu rupfu yanga ubugingo mu kwisubiraho rero kwa muntu yarakwiye gusubira gushaka Imana ari bwa bugingo yanze ari gushaka atari ibijumba atari ifiriti n'isosi rwose atari ubukwe ngo bw'igitangaza burimo amamodoka hari n'abajya bashaka Imana ibicira abanzi babo
ariko Imana irabazi mu mitima cyane. nubwo abandi nubwo bishushanya ku bantu umuntu akagira ngo ni umusenzi, ngo ni umunyamasengesho, ngo ni umuvugabutumwa, ariko Imana ibazi imitima yabo, niyo mpamvu ibahishura. Ariko rero nta nirindi rari Imana ifite, nta kindi kishishikaje narimbyise nk'irari, ariko icyifuzo yifuriza abantu ikishishikariye nuko umuntu ava mu rupfu akabona ubugingo, nuko umuntu akira urupfu rw'iteka, ni nabwo butunzi Imana ishaka guha umuntu. Abandi bajyaga hari abibeshya rero bakavuga ngo guhirwa no gutunga ibi n'ibi, mwari muri kubisubiramo amazu ndetse n'ibindi, uko siko guhirwa, ahubwo guhirwa ubundi ni ugutunga ubugingo, ni ugutunga ubuzima. Ahubwo se waba ufite inzu ndetse ukagira n'amafaranga menshi ku kigero wenda tutabasha kuvuga, udafite ubugingo buhoraho bikakumarira iki? Ubuhombye, wabuhombye. Ahandi ho bavuze neza muvandimwe, Yesu abwira abantu arababwira ati rega nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ariko ikibazo, abantu ntabwo bari gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, bari kwishakira inyongezo. Yego, kandi burya inyongezi ihabwa umuntu wamaje kugura. Ntago umuntu burya yagiye mu isoko ababwira ngo ni mu nyongeze ataguze, nta n'uwakongeza. Cyakora waba uri gusabiriza uri umusazi bakaguha, ariko n'ubundi ibyo baguha ntacyo n'ubundi bikumarira kuko ntibyakuvura ubusazi. Uhaha warahaha, ariko bamwongeza batamwongeza n'ubundi ataha yishimye. Impamvu ibyo bintu baba banasaba atari iby'umumaro, ayo mafuta Imana itanayajyamo, nuko hahandi basabira burya hari uba yaje gusaba igare, hari undi none nawe uba ufite igare waje gusaba moto, hari undi ufite moto uba waje gusaba imodoka. Bivuze ngo n'ubundi ibyo umuntu yifuza byose ni zero. Kandi ufite moto niyo yari ari gusaba ubushize. Ikibazo rero gihari aho ngaho nkuko wabivuze, ntabwo aho ngaho Imana ariho ibategerereje, nta ntabwo ariho bahurira. Mutumye nibuka umuntu ufite ibyo bintu unabitanga, yabyeretse Yesu. Yesu amaze iminsi 40 asenga n'amajoro 40 atarya atanywa, shitani aramugerageza, araza ahera kuri ya mitsima, aramubwira, arakomeza, aragenda, agera noneho no kubukire n'icyubahiro n'ubutunzi n'ubutwari byose arabimwereka, avuga ati biriya bintu narabigabanye, rero nupfuka mukandamya ndabiguha. Niyo ubundi Imana wahuye n'Imana, mwahuye nta kindi kintu yaguha ubugingo, kuko n'ubundi icyo umuntu aba ashaka muri biriya byose abagira ngo nibyo biraza kuvamo umunezero, kandi umunezero uhishe mu bugingo umuntu yatakaje, yanze akitorera urupfu. Yego rwose. David, unyibukije ukuntu abantu bajya basaba, noneho hari ukuntu we yumva afite icyifuzo akavuga ngo wenda ngiye kwegera Imana, wenda agiye kuyisanga ahantu runaka, yaba ari mu cyumba cy'amasengesho ndetse n'ahandi, akumva muri we ashaka Imana, ariko yanagerayo bagatangira kumubwira ngo Imana iguhaye ibi, iguhaye iki n'iki, iguhaye kujya kwiga, iguhaye amafaranga, iguhaye gucuruza, iguhaye visa. Ariko nyine narindimo mbona icyo Imana yahamije, Imana yigendereye umuntu, ntago ijwi ry'Imana riza rije guha umuntu ibintu bifatika, ahubwo riza rije guha umuntu ubugingo buhoraho, rije kumukiza urupfu rw'iteka. Kuko Imana ntago yajya kuguha amafaranga udafite ubuzima, ahubwo icyo Imana ibanza gukora, ibanza gukiza mu mutima. Narindimo nshimiye Imana nyine no ku magambo Imana yaduhaye ubwo yari yaduhishuriye tuyasoma. Hari amagambo nyine twasomye agira ati, havugaga uburyo nyine abantu baje bashaka, baje kuri Yesu cyangwa bari bamusanganiye, ariko Yesu amenya ko nta kindi kintu kibagenza, bari bagenzwaga n'imitsima, bagenzwaga n'ibifatika. Noneho hepfo yaho baranamubajije ngo icyo bakora kugira ngo baba baragwa bijuru, kugira ngo babone ijuru.
Yesu nta kindi kintu yababwiye, ariko icyo yashaka kubakorera no kubakurira inzira ku murima, kuko mu mitima yabo bari bazi ko ijuru rikorerwa. Bari bazi ko umuntu abona Imana ari uko yakoreye ijuru, ari uko hari igikorwa yakoze. Ariko Yesu ahita bakurira inzira ku murima, arababwira ati rero impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Icyo cyambere arababwira ati rero icyambere ngo nukwizera uwo yatumye. Mu kwizera Yesu bihwaniriza umuntu no kubona ijuru. Nubwo abantu batekerezaga, urumva nka bavandimwe nyine mukurikiye kino kiganiro aya masaha, nta kindi nyine cyatuzanye ahangaha no kubabwira uburyo mwabona ijuru. Twasanze mu bikorwa bya muntu, twasanze ibyo umuntu yakoze byose bitamuhesha ijuru, ariko icyari kituzanye hano ni ukubwirwa uburyo umuntu yabona ijuru. Ariko kandi bene data batangiye badusobanurira uburyo umuntu yatandukanye n'Imana. Iryo sano, uko gutandukana n'Imana umuntu yatandukanye n'Imana, byabaye ubwo umuntu yumviraga Adamu yumviraga shitani, ariko akagabana ubuzima bwa Satani cyangwa ubuzima bwa shitani. Umuntu yari yakiriye ku mwuka wa shitani. Uwo mwuka wa shitani umuntu yakiriye rero, niyo umuntu avutse baramwigisha, bakatangira kumutoza wenda kwitwara neza, akamubwira ati bizaguhesha kwemerwa n'Imana, ariko umuntu aba yibagije ko yavutse gusa kuri Adamu. Kuvuka kuri Adamu ibyo gusa bigutandukanya n'Imana, bikaba bitaguhesha kuba wakorera Imana. Niyo ugiye kugerageza uvuga ngo urakorera Imana, ahubwo ibyo ngibyo ubusa nkaho uri kwigomeka ku Mana. Kuko Yesaya ari kubihanura we mu gice cya Yesaya igice cya 34 yaravuze ngo gukiranuka ngo k'umuntu ngo kumeze nk'ubushwambagara buriho ibizinga. Urumva Imana yagaye gukiranuka k'umuntu, yakugaye kubera gusa kafite isano ya Adamu. Kandi Adamu nawe akaba afite isano yakomoye kuri shitani igihe yamwumviraga. Noneho hari n'igihe yibwira ngo ndi umukiranutsi mu mutima we, hashingiye ku bikorwa yakoze. Salomo we ari kubisobanura neza mu mubwiriza igice cya 9, yaravuze ngo ibyiza by'umukiranutsi ngo nibibi by'umunyabyaha ubishyira mu bikorwa, ngabo bantu bombi ngamaherezo namwe. Ariko kuki Imana iri kugaya uwo muntu wakoze ibikorwa byiza, uwo muntu uri kwiyumvamo ko ari umukiranutsi, akiyumvamo ko yakoze kandi yakoreye Imana, ariko Imana yo yabireba ikabona n'ubushwambagara, ikabona ko ibikorwa bye bihwanye n'umuntu wakoze ibibi wabishyize mu bikorwa. Ubundi Imana kubera ko ireba mu mutima, ireba ka kamero, ireba ka kamero k'umuntu afite, cyangwa ireba kamere y'umuntu afite. Iyo yonyine niyo imutandukanya n'Imana, n'ibikorwa bye bikaba bibi imbere y'Imana. Urakoze muvandimwe, banabivuze nyine barabisobanura ko kugira ngo umuntu yemerwe, kuko baramubajije ngo bakora iki, ngo kugira ngo babe bakoze imirimo y'Imana. Urumva barakeka ko ari n'ibintu byinshi, kuko umuntu n'ubundi aba yumva ijuru rihenze, ni imari, akumva kugira ribone biramusaba gukora cyane ibintu byinshi, kubira icyuya nk'uko akibira yubaka amazu. Bamubarije hano ngo dukora iki kugira ngo tube dukoze imirimo y'Imana. Ariko Yesu yababwiye mu ijambo rimwe, yarabwiye ngo umurimo w'Imana nguyu. Ubwo bamubajije byinshi, ariko ababwiye ko burya ikintu gisabwa ari kimwe, Imana ikeneye ngo ni ukwizera yatumye. Ubwo si ukuririmba, siko Yesu yavuze, siko ijambo ry'Imana rivuze, si ugusenga cyane, si ukwiyiriza ubusa, si ukubaka insengero, si ugufasha imfubyi n'abakene, ntago ari ukwitanga ngo wibabaze. Ahandi ho umuririmbyi yaravuze ngo nubwo warira ukicuza ukanababara, ntibyariho ibicumuro byawe. Icyo usabwa mwene data udukurikiye, shuti y'ikiganiro ijuru ntirikorerwa, icyo usabwa ni ukwizera Kristo byonyine, bizaba bihagije kugira ngo nawe ube umuragwa w'ijuru. Icyo umwizeraho nacyo si ikindi, ni ukumwizeraho ko igihano cy'ubunyabyaha cyawe cyose aho kiva kikagera cyagiye kuri we, akagihanwa mu cyimbo cyawe, akakwishyurira rwose. Utarigeze kumenya icyaha ngo Imana yamuhinduye icyaha, ariko ku bwawe, ngo ariko kugira ngo nawe nubyizera ngo uhinduke gukiranuka kw'Imana. Kandi kaba yaranakoze kuko yarakiranutse cyane,
yarakiranutse ngo niwe Imana yari yashyizeho ikimenyetso. Noneho ibyo yababwiye yarababwiye ngo bashake ngo ibiribwa bidashira, ngo bikomeza ngo kugeza no mu bugingo buhoraho, ngo iby'umwana w'umuntu azabaha. Amen. Urumva ari imigati bari bazi ko ariyo mu by'ukuri bagiye kumushakira, ariko ahita abona ko imitima yabo itanyotewe ikindi keretse iyo migati. Aravuga ati abantu reka mbabwira ahubwo icyo bakwiye gukenera, noneho bamenye ko ari nacyo cyanzanye. Niwe wivugaga nk'umwana w'umuntu ngo uzabaha ibigera mu bugingo. Bamubajije rero ngo bakora iby'Imana ishima, nabyo arabibabwira. Aravuga ati umurimo Imana ishima ikeneye nuko mwizera uwo yatumye. Ubwo dusubije na abantu bajya baduhamagara tubaza ati kwizera gusa byonyine, ngaho nibavuga ikindi. Hari ikindi se barakibaza nde ko uwagombaga gutangaza uza amateka y'ijuru wavuyeyo azi gahunda imuzanye, kandi ari nawe washyizweho ikimenyetso. Icyo nabishimiye nuko ari we washyizweho ikimenyetso n'Imana. Imana yamushyizeho ikimenyetso, yajya akora Imana ikemera. Kutamwizera ubuhombye ibyo yakoze byose, ukazarimbukana ibyiza n'ibibi byawe. Ibyo abantu bagushimamo, njya mbona iyo umuntu yageze ku iherezo umurambo bawuzererana ngo uwo hehe bamugeze imbere kuri aritari bakawusimburanaho kuri mikoro. Biriya bintu umuntu arabirimbukana cyane. Arabirimbukana biriya bintu byose abantu bamushima barira bahogomba, yagaburiye, yagize ute, yafashije, yashingiye, yareze, yatabaye, yagabiye, byose arabirimbukana dizi, kubera ko baba bari kumushima ibyo yakoze, ariko nyamara iby'Imana yishima ntabwo ari ibyo yakoze. Ibyo nibyo abantu bashima, ariko iby'Imana ishima ni ibyakozwe n'umwana wayo yo yashyizeho ikimenyetso. Iyo umwizeye ubironka, Imana ikabikubaraho, ikabiguhera ijuru. Utamwizera ukagumya ugashimwa n'abantu wibwira ko n'Imana izashima ihereye ku byo abantu bashima, ukabura rimbutse. Nibyo bavandimwe, ndumva tubisobanuye cyane. Numva rero umwanya usigaye twawohereza abaduteza amatwi bakaduhamagara kugira ngo nyine hari niba hari uw'Imana yishuri, ariko wari ufite iyo nyota, ufite y'imigati we nta kintu yakumvamo, ufite ya moto bya bindi byose twabonye aho nta kintu yaza kumvamo, ariko umuntu ufite iyo nyota y'ubugingo buhoraho nukurahamagara. Ndahamya ndashidikanya ko hari icyo yumvise muri uyu mugoroba. Nimero muri studio rero iya mbere ni 0788 44 21 25. Iya kabiri ni 0738 3 5. Mukaduhamagara mukatubwira ko mwumvise ikiganiro, niba nyine nawe basi wumvishije ko icyo Imana yakoze gihagije ukabugabanya ijuru. Karibu tuganire inshuti zacu. Allo Country FM. Mwiriwe neza. Urinde uherereye he? Avuga na Ture nayo mberere mu karere ka Rubavu, ariko umurenge wa Bugezi. Yego turi nayo. Mbashimire ku magambo meza aryo se mutugejejeho. Yego turi nayo. Nambashimira ukuntu muhamagaraga by'umwihariko buri kwa kane amafaranga y'ukuntu muduhugura. Yego. Ariko burangiye nitegereza ndareba ntabwo nakongera ku magambo mutugirije. Kandi ari nta n'icyo nagabanya, ahubwo icy'ingenzi ni ukubasabira umugisha no kubasabira imbaraga kugira ngo byibuze Imana izeho nibabaha hafi kugira ngo mubone itaguha abana bayo umunsi wose. None se turi na nyine ko twumvise ko icyakozwe na Kristo iyo ukizeye kiguhanirizwa no kuba umukiranutsi ku Mana, kuri ubu wowe wumva uhagaze mu kihe gice? Uracyari mu gice cy'abanyabyaha cyangwa uri mu gice cy'abakiranutsi? Nuko nyine rimwe na rimwe tugerageza gukora ibyiza ibi bikadutanya imbere, ariko nanone ntabwo wahora uri umunyabyaha gusa. Icyo gihe uba utazi amagambo y'Imana, kubera ko nanone nubwo utaba umukiranutsi ahubwo biracumuye karindwi, ariko nanone tugomba kwihambira tugahatirizwa cyangwa tukihatira gukora ibyiza. None se kugira ngo Imana ikwemere wumvishe ko bigusaba gukora ibyiza cyangwa biragusaba kwizera Kristo wakoze ibyiza mu cyimbo cyawe? No kwizera Kristo.
none se ubwo ko wari uvuze ngo nanone ugomba gukora ibyiza byo gukiranuka, wumvise neza kugira ngo Imana ikwemere, uravuze ngo ni ukwizera Kristo, wumva umwizera cyane rwose kandi arega nanone gukora ibyiza ndakwizera kuko urimo icyo gihe Imana uri gukora ntabwo uba yizeye. dutandukanyirize rero ibyo bintu bibiri. Igituma umuntu yemerwa n'Imana ni uko aba we akora ibyiza, cyangwa nuko ahishurirwa amenya ko Kristo yazize ibyaha byiwe akamwizera akagirwa umukiranutsi ku Mana, nuko kwizera. Icyambere nze numva kwizera ari cyo cyaba icyambere. Noneho iyo umaze kwizera umwami wawe w'umucunguzi nyine kuri weho, ubundi ibyo yakoraga nawe ukaza uri kubikurikiza, ariko wabanje kugira ute kumwizera. Ibyo wakora byose ndakwizera ugira ubwo biba byapfuye. Urakoze, urakomeza ukurikire turi nabo urakomeza ukurikire yego rwose urakomeza ukurikire, hari igihe waza kumenya icyakugira intungane. Sawa turi kumwe. urakoze cyane. twakakira n'undi. Allo country. Allo. Amahoro. Amahoro meza. Umeze ute? Meze neza. Ninde uherereye he? Ni Dorote merereye Ikarenge. Yego Dorote. Yego. Ni iki wumvise mu kiganiro? Numvise nyine nsinda Imana cyane. Kubera ko yangize umukiranutsi. Uri umutagatifu? Ndi umutagatifu wabigizwe no kwizera Kristo Yesu. Kubera ko nanjye nararushye cyane, nabanje kuruha nzerera nshaka aho umuturi. Yego. Nanjye mpiga Yesu aho bandangiye hose njyayo. Ariko mu by'ukuri ikibazo nari mfite mu mutima nticyabashije gukemuka. Yego. Naje rero kumenya inkuru nziza ko burya hari uwaje mu isi aje kunduhura uwo mutwaro. Yego. Nyine naramwizeye ni Yesu Kristo, niwe waje ankuraho urubanza rw'ibyaha mu mutima. Amen. Ampa amahoro yuzuye. Yego. Nyine nanjye nariye ku ifunguro ariko ry'iteka ryose. Rifite nyine ubugingo buhoraho. Yego muvandimwe. Yego numvise nyine nshimira Imana cyane, ariko nyine namwe mbashimira Imana kubera ko mukomeje kuyamamaza ahantu hose. Yego. Ubwo rero nyine nabwiraga abadukurikira abakunzi ba Country FM ko nta yindi nzira Imana yatubwiye ko ari ukwizera Kristo wenyine. Niwe nzira, niwe kuri, ni nawe bugingo, nta n'uzajya kwa data atari umujyanye. Nibyo Dorote, bwira abantu babe barambitse isuka hasi, barambike hasi rwose imirimo babe bayiretse, ahubwo bizere imirimo yakozwe n'umucunguzi wabo Yesu Kristo. Nibyo pe. Imana ishimwe rero bene data. Amahoro. Amahoro. Ahiriza rero bene data aho ngaho bose, ba Claire bose na ba Christine. Yego ndabasuhuza. Yego. Claire tumushimiye Imana, afite Dorote tumushimiye Imana, afite ibyirato ko Imana yamutuye wa mutwaro. Ubu yaririmba yandirimba ivuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, ariko twaba tugenda twemye. Dushimiye Imana. Nimba hari undi uri ku murongo nawe twamwakira. Ado. Yego. Wiriwe? Neza. Yego. Nitwa Line. Nanjye ndi umwe muri mwe. Ushatse kuvuga ngo iki? Nanjye nakiriye agakiza k'Imana. Wakiriye agakiza k'Imana. Yego, ariko sindahana. Ali, Karame. wakijijwe iki? Nakijijwe ibyaha nari mfite kuko data mu ijuru yohereje umwana wayo yishyiraho, anyambika ubwiza bwiwe, nanjye ububi bwanjye bari bubutwara. Yego. Gutyo nahise numva nkimara kubimenya, nahise numva umutima wanjye uruhutse. Numva ko nta n'ahandi nagakwiye kujya gushakira ijuru kuko ndifite mu mutima wanjye. Kuri ubu wumva uramutse upfuye wajya he? Najya mu ijuru aka kanya. Ali, ayo makuru yamaranye igihe kingana iki? Yamaranye umwaka n'igice numva ubutumwa bwiza. Yego.
kandi ikindi gukurikira uriya mugabo bisaba kwirengagiza buri kimwe cya bya bindi wakundaga, bisaba kubireka ukabisiga inyuma, maze ukajya kurunguruka inyuma ya ryarido ukareba ibyiza bihari. haryo tubwiye ko uherereye he Ali? Mberereye Nyabitekeri mu mudugudu wa Boko. Okay, mu kanya rero turaza gutanga nimero uze kuduhamagara cyangwa utubipe turakuvugisha. Muraba mukoze cyane, amahoro y'Imana nawe. Yego nawe. Kante FM. Kubsa kusobanura ntabazaho. Nawe. Ariko nyine bavandimwe, Imana ishimwe pe. Imana ishimwe yo yashimye n'ubundi kugira abantu abakiranutsi hadashingiye ku bintu bakora. Kubiko. Allo, Kante FM. Yego muraho. Muraho neza. Mahoro. Amahoro meza. Yego, ni kabye Moise. Witwa? Ibwire Yesu Moise. Ibwire Yesu. Yego. Ikibazo cyangwa inyunganizi? Inyunganizi. Haciye n'iminsi ngenda nshima Imana. Ubw'ubutumwa bwiza bugenda butunyuzaho uko byakora kose bugenda bukora akazi gakomeye. Kuko nanjye ndi umwe mu bantu bakiriye ako gakiza kandi nkaba narakiriye mbikesha igihe mpamvu nafashe muzi kutumenyesha iyo nzira y'agakiza k'Imana. ubu siga numva ufite amahoro kuva natangira gukurikira ikiganiro mutugezaho. Ari ndashakisha impande zose, yego, ariko ntaramenyeze ubuzima. Ariko aho menye inzira y'uko ari Yesu Kristo waje akitanga ibyaha byanjye akabibambirwa ku musaraba, maze njyewe nkabwera kugeza aka kanya numva afite ijuru tugenda mufite n'amahoro. Kuri ubu urumva uri umukiranutsi? Ubu ndi umukiranutsi kubera Yesu Kristo, kuko namenya ko nta yindi nzira hano munsi y'ijuru naboneramo ubwiza usibye Yesu wenyine. Ubwo nyine agendaga tukumva ko gufasha abakene, kwitanga, kujya mu butayu, mbega amaturo menshi, urumva ko ari byo bintu nyine bishobora kugurisha ijuru. Ariko tukibagiza kandi navutse mu badini turi abakore, ariko tutaramenya ntazi neza iyo nzira yerekeza mu ijuru, ari ukuyivuga ku muntu ariko ntazi inzira neza. Yego. Ariko kugeza kanya kuva natangira icyo kiganiro kuri Kantire FM, buri gihe mba ndi kumva numva n'abandi bene data bamaze guhishukirwa neza. Gusa numva nshima Imana cyane kuko nabashije kumenya inzira y'agakiza, iyo nzira nziza iduha amahoro n'umutekano, kuko uwamaze gusobanukirwa neza yumva afite n'amahoro. Moyi, utubwiye ko usigaye wumva ufite amahoro? Numva afite amahoro. Aho wumviye ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe byose? Cyane rwose. Hambere se yuko ubyumva ntabwo wajyaga wumva ufite amahoro, wajyaga wumva ntayo? Icyajyaga kimbaho ni ukuvuga ngo naragendaga nk'uko nkagera no mu masengesho, nataha ngeze mu nzira kongera nkumva ndi kwicira urubanza, nkumva wenda n'ahandi bari gusenga, naho najyayo. Nkumva buri gihe ndahora nisize urubanza, nkumva ko ndi umunyabyaha iteka ryose. Moyi, numva twagushimira Imana ku bw'uwo munezero ufite ariko wagabanye muri Kristo Yesu. Nyine urakomeza kunezerwa, ibyo nibyo byishimo nyine Imana yahaye abera, ariko kandi iyo iminsi yose bahora babyirata. Niko bimeze cyane.
n'abandi bose ubutumwa bwiza ajya agaciro n'impano Imana yatuzaniye rwose. Yego tugushimiye Imana cyane. Sarakoze. Rero mukomeze ubutumwa bwiza. Yego. Moyize abaye igihamya cya bya bintu twavugaga. Turi kubona ko dutangira ikiganiro turi kubona ko igituma abantu nta mahoro nuko babuze ubugingo. Yesu karabanyabyaha. Hello Country FM. Allo. Oui. Amahoro bavandi. Amahoro meza. Nanjye ko niyo mahoro Sara. Sana. Mperereye Rwamagana Karenge. Ariko nyine nanjye nezera Imana mu mutima. Yuko nyine nanjye yanyijije nyine urupfu rw'iteka. Yego. Nanjye nyine nari naravukanye umutwaro w'ibyaha ariko simenye nuko uwamvaho. Kuko nyine ikibazo nari mfite icyo nashakiraga umuti. Njyewe najyaga nyine mu madini nshaka icyo nakora nyine mbese nashakaga imigati sinashakaga uko urubanza rwamva mu mutima. Yego. Ariko nyine nanjye nshimiye Imana nyine kuba nahuye na Kristo akambwira yuko ibyo nshaka atari byo nyine ibyo ndi gukenera mu mutima nyamara ntago ari byo nkeneye nyine nyakuri. Nyine ambwira ko nyine icyankiza urubanza rw'ibyaha ari uko namwizera nkamenya ko Imana yohereje mu isi kugira ngo mwizere urubanza rw'ibyaha rumveho. Ariko nyine bavandimwe namwe mbashimiye Imana nyine kubwo igikorwa mwakoze nyine kwamamaza ivugabutumwa. Nyine Imana ishimwe cyane ko nyine nshimiye n'Imana ko nanjye yankijije. Nyine nkomeza no gushima Imana kuba nyine iri kwagura igikorwa cyo kugira ngo n'abandi bakomeze gukizwa. Urakoze rero Sara muvandimwe nawe tugushimiye Imana kuko nawe udufashije nyine n'ubundi kwamamaza iyo nkuru nziza. Yego bavandimwe amahoro rero. Yego amahoro. Amahoro naye batagatifu bonyine. Kandi Country FM alo. Alo. Wiriwe neza. Wiriwe neza Kanimanga. Ufite se wari ufite ishimwe cyangwa wari ufite ikibazo? Ni Joel muri Nyakare ndashima Imana ko. Witwa Joel? Ndashima Imana nanjye ko yamenye nkiri umutima agakiza. Namwe se murayishima mu agakiza se wabonye gashingiye kuki Joel? Isava ku murongo duhaye amakuru y'agakiza asanga ari kamwe k'imigati ariko muraze kuduhamagara tubwire. Hello Country FM. Yego. Wiriwe neza. Remene yani gihundwe. Yego Jeleni. Nde? Remi. Kibazo cyangwa icyifuzo? Yewe rero ntago natangiranye namwe ariko bike numvishe bose ewana kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Umvishe yaba intwaro yakwambutsa umuntu ahantu hakomeye cyane. Remi waramwizeye Yesu? Yewe sinangiye sinjya mshobora kubeshya nyine ntago ari cyane. Abasore tugiye ibintu byinshi ariko nyine mba numva nyine byashoboka. Wumva se kumwizera ubundi ko wari ubivuze wumva byakumarira icyo uramutse umwizeye? Nicyo ukeneye cyatuma ushaka kumwizera? Ni make ikintu cyatuma mwizera kandi cyangiriye umumaro ni ukubana n'abantu kandi nkabona ishisha bugufi. Twebwe rero twari turi kuvuga Yesu wizerwa n'abantu bakeneye ubugingo buhoraho kugira ngo bakurimbuka babe bafite ijuru kuri ubu bari mu isi ariko n'igihe cyose bayiviramo batahe mu ijuru aho abera bazatura. Ntabwo ari Yesu uwo twavuga. Wowe rero ndumva uri kwishakira umubano n'abantu n'ubundi abantu barabana hano ku isi uko bahari byanze bikunze bagomba kuhaba bahaturanye ariko icyo wari ukwiye gukenera nicyo Yesu yabwiye bariya
ni ubugingo buhoraho. Wari ukwiye kugira intimba yo kuba udafite ijuru kandi uri mu isi, kandi uzava mu isi vuba cyangwa kera mu gihe utazi. Remi ntabwo yakurikiye ikiganiro, kuko ikiganiro ubwacyo ni cyitwa ijuru ntirikorerwa. Kandi ikibazo afite we afite ikibazo cyo kuba n'ubundi ashaka kurikorera, kandi Imana yamaze gushyiraho limite y'uko ijuru nyine ridakorerwa. Eremi arakomeza gukurikira ikiganiro nyine, wenda hari bene databaza gutanga ubuhamya cyangwa bakomeza no kubutanga, ubwo nyine yaza kumvamo n'igisubizo. Murakoze cyane. Yego Remi, turaza kuguhana nimero za duhamagara. Narebe rwose ndamutega kuko. Yego. Wait on telefone. Kan telefone. Twamufashe ubwo twamufashe. Hello, Country FM. Muraho kwandimwe. Neza. Lewis. Nanjye nshimiye Imana bwanyu, ndetse no ku Imana nyine ihora isa nkaho iburira abantu igihe buri munsi. Nshimiye Imana kuri ayo magambo mwatubwiye. Yego. Yesu yavuze, kandi iyo unarebye muri iki gihe ni nako bimeze. Nta kuntu abantu ari uko bakunda Imana, si nuko bashaka Imana, ahubwo abantu bashaka Imana bayigamijeho inyungu runaka. Nyamara Imana yo ikishakira abantu ubugingo bw'iteka kandi bunyuriye mu Mwana wayo. Shimiye Imana rero yuko ngewe ubwo bugingo yabumpaye. Amen. Yabumpaye 2014 mu kwezi kwa 4. Mbona nshimira Imana icyo kintu rero. Hariya mu itangiriro n'ubundi Imana yatuganirijeho, mwene data byaciyemo ari kuvuga ku itangiriro ukuntu umuntu yabaye yatandukanye n'Imana. No kuvuga ngo hari ijambo nkunda mu hariya Imana ivuga ngo imuhumekeramo umwuka wayo, umuntu ngagira ubuzima buzima. None umuntu yagize ubuzima buzima, ese umuntu yatakaje ubuzima buzima ryari, yagaruriye ubuzima buzima ryari? Bwa buzima umuntu yari yaratakaje, tumvira Imana yabugaruriwe ryari? Yabugaruriwe igihe Imana yoherezaga umwana wayo kugira ngo aze yongere abe umuhuza w'abantu n'Imana. Shimira Imana yuko rero yampaye ubuzima budapfa. Icyo kintu gishimira Imana, kandi bene data namwe mbashimira Imana. Ukuri Imana nyine iri kumwe natwe kandi izahorana natwe igihe cyose, kuko n'ubundi turabayo, yaratubyaye. Mbega nshimiye Imana muri byose. Yego rwose. Kandi namwe ndabashimiye. N'ukuri by'umuntu yakijijwe bafite ibyishimo. Yego rwose. Tugashimira Imana. Yakijijwe kandi koko reka agira ibyishimo, nuko nyine aba yakize koko. Ikiranga umuntu wari urwaye akaba yakize ya ndwara, nuko yongera agakora imirimo bigaragarira ko abantu koko ahubwo no kuvuga ngo abantu babanze bakira indwara barwaye, niba bamara gukira indwara barwaye noneho bajye bakora imirimo, kandi iyo mirimo ngo ni imirimo myiza mu Kristo Yesu. Yakozwe kera. Imana ihimbazwe, iminota yagiye, kandi bavandimwe ndabakunda. Imana itugirire neza twese, ndetse ihishurire abantu, cyangwa abandika bahishurira. Bahishurire rwose. Abandimwe beza. Urakoze muvandimwe, tugushimiye Imana, ariko ndabona iminota isa naho yanadushiranye. Tunashimiye Imana ku bwa bene data badukurikiye bose, ariko n'abakunzi b'iki kiganiro nabo badukurikiye. Tugiye gutanga nimero zacu rero kugira ngo abatabonye uko bahamagara, abahamagaye ntibafatishe umurongo, n'abandi bifuza kugira byinshi batubaza babone uko bakomeza kutubaza. Yego rwose. Nimero yanjye Bizimana Damascene ni 078 72 70 indi ni 07 22 33 92 74. Kuri Facebook ni Bizimana Damascene. Dufite na Facebook page yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV, naho watwandikira ukatubaza ikibazo cyose waba ufite, cyangwa se waba ushaka gukurikira ibi biganiro n'ibindi byose bikorwa, ukajya kuri YouTube channel yacu yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV, naho ibi biganiro wabisangaho. Nanjye nitwa Eric&David. Nimero yanjye ni 0788 588 568. Nyisubiremo ni 0788 588 568.
David 0783464800. yego murakoze rero tubashimiye Imana naho mu kiganiro gitaha cyo kuwa kane ukurikira Imana ibane nawe. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe akagirwa intungane mu maso y'Imana bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.